kure. twongeye kwakira abashyitsi mwese mwitabira n'amarushanwa, tukaba tubashimira uburyo mwagumye kudushyigikira. Ubu rero amarushanwa ageze ku musozo, aho tugiye kureba batanu ba nyuma bari bubonekemo uwa mbere uri buhabwe igihembo, uretse ko nabo bari buhembwe. ubwo rero tubasabye kongera kugaragaza ituze kandi mugashyigikira abanyempano banyu. Bakoze. Mu gihe umuhanzi wacu ari kwitegura, reka nongere kubashimira kuba mwitabiriye iri rushanwa rya Njyana Kwiga, akaba ari asosiyasiyo y'ababyeyi bibumbuye hamwe kugira ngo abana babashe kugira uburere ndetse kandi bajyanwe ku mashuri, abana bakiga bige. Reka muri aka kanya twongere duhamagare abanyamahirwe, tugiye guhamagara umwe umwe, hanyuma baturirimbire kuri finale n'ihangana ridasanzwe kugira turebe uwatsinze. Reka dutangirire kuri uyu nguyu Rukara. Welcome on the show. Byuka ujye kwiga Mariya we, Mariya we, imvura kwiguye se mama we, mama we, ndaguhimutaka Mariya we, Mariya we, kudahagije se mama we, mama we, ndaguhigitenge Mariya we, Mariya we, uyu munsi ndikonje mama we, mama we, urabeshya rwose Mariya we, Mariya we, hogi nguherekeze ku ishuri Mariya we, nakubeshyaga rwose mama we, mama we. Hanyuma nabwira ngo performance ya Rukara murayibonye ukuntu igenze neza, nta muntu abikekaga. Reka twongere mu gihe umunyamahirwe wundi ari kuzamuka, babwire ngo umuntu ugiye kuza Kanyoni. Papa na mama nkunda nijye bafite umwana mwiza witonda, 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 umwana mwiza witonda, witonda cyane. Banyohereje kwiga mu mwaka wa mbere, umwaka wa mbere, mfite ikaramu n'ikayi, ishakoshi n'urukweto, nishimye bya mbere ko ndaberewe. Reka ubwo Kanyoni amaze gupafominga, babwira ngo undi muntu ugiye kuza ni icyamamare cyanyu musanzwe mumuzi, nawe yagiye yigarura imitima ya benshi muri iki kigo, Kaza Ubwenge. Hari akagezi kanezerewe gahorana umunezero, karindira imyambi y'izuba, gahora gasuka, akagezi kasukaga gahura n'inyanja zose, akagezi kasukaga nyirimbura urukundo. Bana nimuze tube nk'ako kagezi gahorana
munezero karindwi inyange y'izuba gahoraga suka. Wow, performance ya Kazibwenge mwayibonye. Reka nongere mbabwire ngo umuntu tugiye guhamagara ni umuntu mumenyereye hano mu kigo, nabonye mumfashe mu amahirwe azamuka kuri stage gatoya. Tujya kwiga buri munsi tunezerewe, abahungu abakobwa bitonda ntibasiba kujya kwiga. Sasa bwa nyuma na nyuma gatoya avuyeho hasigaye umunyamahirwe umwe. Ndagira ngo aho muri hose muhagurukire rimwe mufashe twakire umusitari wanyu Kiyoni. Ubwo burakeye mwana w'i Rwanda, cyo haguruka ujye ku ishuri, n'uburenganzira bwacu nk'abana bwo kujyanwa ku ishuri babyeyi. N'ibikoresho by'ishuri, amafunguro, imyenda y'ishuri, mbasha nige neza, mbashe gutsinda, niyo nkunga tubasabye babyeyi. Nzaba mwarimu, nzaba umuyobozi, nzaba muganga, nzaba umupolisi, nubaka igihugu giteze imbere, kuko nitwe Rwanda rw'ahazaza. Okay, performance mwazibonye havuye Kiyoni. Tukaba tugeze mu kanya k'abajaji aho bagiye kuza batubwira imyanzuro yafashwe, ndetse ndagira ngo nsaba abari mu kanama nkemurampaka ndetse n'abayobozi abari bube muri gahunda yo gutanga ibihembo bigira imbere, hanyuma baduhamagarire uwabaye uwa mbere kugeza ku wa gatanu. umuntu wa mbere tugiye guhera tuvuga abatsinze, turahera ku mwanya wa gatanu tuzamuka. uwabaye uwa gatanu bamwita Gatoya. uwabaye uwa kane bamwita Kanyoni. uwabaye uwa gatatu bamwita Rukara. uwabaye uwa kabiri bakaza ari we bita Kazibwenge. Welcome on the stage, wakira ibihembo byawe. umunyamahirwe wa mbere dusigaranye watsindiye igihembo cy'ibihumbi 100 mu kigo cyose akaba ari uwo bita Kiyoni. akaba ari ubashije kwegukana ibihembo tumaze iminsi dutegereje uzabyegukana kompetisiyo yose. mumfashe tumwakire, mumuhe amashyi menshi cyane, mumwishimire
niba wegukanye na kompetisiyo yanjyana ku ishuri. Mumfashe tubaho amashyi menshi cyane bateguye rino rushanwa. Oi, 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 oi.